ako abasore ngaho nsubiza ubusugi bwanjye ubu koko buri kubona uye mari jewe ari n'uyu nguyu ukunda bireba ubwo nanamwice nkamumanyura tu Akirita nkamuvana ku ntoryi walayi kuvugisha ndi kuvugisha urabizi mani mumfata ntice umuntu bagenzi banje nkuko mubizi murazi ko iyo umuntu agize ikibazo twiyambaza twese nk'abakuru b'umusozi kugira ngo tugiconce rero turi inshuti pe rero ejo bundi ngire gutya mvuye gusenga ono no mutipe shari kunca inyuma janye na sheri wanje mari muri kantine urumva ibyo bintu yankoreye uvuze kirite wanje mwa kirite nyine kirite ahubwo si kirite mwamenyaniye kirite turakundana twarakuranye pe umva ndamukunda ewani uravuze ngo yirwa nde cyane kirite mani none umva ibintu ari kumbwira mani none so Akirita uvuga mu marenge kingana gite kirite yego so tumaranya amezi abiri mu gihe tumaranye imyaka ebyiri ngaho kompitana ibyo bintu ariko ntabwo ari kirite ariko Akirita muvuga ubundi nuwahe shaso hariya hakurya si sha ni mani yo kwa nuza yo kwa kaboko aho ngaho je no sais pas niriba Akirita uraho kwa Karori yego nuwo ngo ndi kuvuga nihebeye none no mujamaga bashaka kunca inyuma urumva ibyo bintu ari kunkorera mani Akirita muvuga rero ashobora kuba mwebwe ababeshya ngewe uwo Akirita oya naga mbesha reka nze nkwereke nyumva se nkubwire iyi foto hano ngaha twe twagiye hariya Nyabugogo niho twifotoreje aha ngaha ni ku kivu aha ngaha ni muri Serena urumva none se ambesha gute none se reba ukuntu nari namuteruye ariko ntabwo ari kirite reba aha ngaha ariko nanjye reka nze nkwereke igihamya yanjye urumva igihamya yawe iri heza ariko uzi ko umukobwa wifashe nk'agapira urabona ino fone subona ino fone buretse Jamahiri buretse uribuka kuwa gatanu nguhamagara warampamagaye gatanu saa sita ndakubwira ngo nyuma saa sita mfite rendez-vous hari ahantu ndi buke warambwiye ngo uragiye guhura na sheri wawe nanjye ndakubwira ati mvuye guhura n'uwanjye dore iyo foto nyeretse dore ngiye mbega ndecyo koza birambabaje bikubabaje si kandi ngiye bari kuntwara ndakubwiza ukuri kuwa gatanu saa 11 z'umugoroba nindi kumwe na Akirita muri hotel Musanze utambwira ko duhuje sheri turi bata Akirita wanwaye ubwenge n'umutima akancirika umukobwa wo kwa Karori ariko se ndi kubyumva ntago naguhamagaye ngakubwira ko ngiye kuko wa gatanu nari bubone ubusanzwe utangiye gusinda wa munsi waje kunira cyangwa munyumve se mbabwiye ntago nakubwiye ma mushobora kunyumva namba ni muranyumva reka tukumva ariko nje ibintu bya ariko ku mukobwa ntago nakumva buretse unyereka gihamya yerekana ko Akirita umukunda yinyereke ariko se man twasohoka namujyanye kuyiko ntabwo ubona nyereka nimero ye nimero shaka ubu ni rimwe tuvuganye mukanya twaza tuvugana cyangwa nyereka nimero ya WhatsApp ubu se nkubeje kuko ntago twaraye twandikiranye mari ntago uri kure uzi ko ariyo mani yego oye ntabwo bibaho akira fone yawe ariko ngiye ikibazo mfite umva none ikimenye ngewe si ubona ko uri Akirita yarangije no kwiga ni nanjye wamufashaga kubera twari niwe wamwishyuriye oya ntabwo namwishyuriye ahubwo ababyeyi ba Akirita bo barambwiraga ati kubera mwigana wowe mufashe kwiga uzi umusobanura ndamusobanurira aratina niyo abona niho baramunyemerera dore nino mpano ya telefone ni n'ababyeyi bayimaye bambwira ko mwegukanye none ngo Akirita sha noneho njewe naramwizeye iwabo mbaragize inka ndamubwira ngo iyi nka muzayiteho igihe nikigera niyo nzamuka none ndebera ibintu yankoreye none se Akirita ni njyajya kimwe n'ababyeyi be nase bamuga tuvuga ko ikibazo kiri n'ababyeyi be n'abari ko bameze ikibazo kiri kuri Akirita ahubwo nk'abajama ariko tuye ku musozi umwe ko mva bro please mwavuze byinshi twavuze byinshi buri wese yavuze ngo icyamuguriye ngo ibiki n'ibiki zeyo Akirita uzi ko Akirita natanze n'inuza vance mani 300,000 banciye miliyoni kumukwa natanze vance 300,000 ariko ubwo wayihaye batari ababyeyi Akirita wo kwa Karori Akirita wanje wanwaye ubwenge umukobwa utambuka abasore bagasigara basiganuza wala nase ubwo ni wabona indyarya bigezaho ngaho umva rero bro y'abagabo bahuriye mu bibazo turabikemura Samari ndumiwe n'ukuri gusa ndumiwe nago bumva nkaho ubwo nyine reka nze nkwereke
tureke gupfa ubusa ufite nimero ye kimwamumarira pe turamuguharira kuko ubundi we niyo waza akatwemerera ko agukunda namba akundanye ako jama ari muhamagara umva reka dufate solution aka kantu no mujama mbwiye niko reka tumuhamagare none atubwira uwakunda sinje sara uri yakunda cyo ngamuhamagare aya reka nze muhamagare akirita turi umukobwa kirita wanjye sha ninjye leta avuga da ubyumve umva ni jewe yahisemo yatwaye umva gihorere bagiye kumuhamagara twebwe turebe reka nze bamuhamagare abasore bari none dutuye no ku gasozi kamwe none ikimenyimenyi n'ababyeyi be naramufashije ubu se ko agiye kugenda akaba akagira iyo abashyira reka nze twumve sikata yifata ntabwo yayifata uretse njyewe yayifata naho abandi mwebwe ntabwo yayifata umuhirimbiri ntabwo yayifata kanzi leta niyoberanye mwereke ko nta kibazo mube mutuje tumwumve ese uri kumva ari kuyifata mwana cyangwa arabizi ko turi kumwe ashobora kuba ahubwo reka nongere nzerabizi ahugiyemo ari kuri mashine niyongere amuhamagare twumve zikore merutse kumugura laptop y'ibihumbi 600 niwe nyuma y'imana hari ngiyi nimero se kirita niwe reka nze kanirengagize byawe byose mfite naze mubaze impamvu ntabwo bishoboka kabiri kose koko wa mukobwa ni umubeshyi uburetse ngerageze bwa nyuma ariko se ubundi ibyo wowe ongera bwa nyuma twumve ako njye reka njye kumwirebera iwabo kumwirebera iwabo ngo jahe guma hano uretse niwe uratubwira ukuri kose ukuntu bihagaze akuze amafaranga namutanzeho ku wa gatanu ubu ni ubuhumbi 300 urayazanye haro sheri none si hari ukuntu nari ngukeneye nyine ngo duhure ahandi twajyaga duhurira mbere na mbere waboneka se ndanagukumbuye maze sha nakwiyumvisha ukuntu umeze njyewe mani dokanze murebe sha pe banguka ndagukeneye pe nanjye ndagukumbuye umva sha ubu sindaguhobera bingana utari ndaguterura pe shaka kuko igihe gishize nakubonye kuko ndi kwibuka kuko ku cyumweru sha ntabwo twabonanye nyine tuwarambwe ngo hari izindi mapu ugiyemo ubwo nyine bituma sha urukumbuzi ruzamuka tu sha nahageze ewana niwe usigaye kabisa sha gatunda kanje ndakwemera pe sha bangu gatunda nashaka bagapira cyangwa karonje nanyumvira nasaka binana izwe numvise ko asoba fata aragusanga hano afite hano ari bugusanga ahubwo umva imipango mwe muraba mwihishe mukunda aramwiriza amafaranga yanjye magana 5 nisuye reka nze mwumve mbabwira none se twebwe tureke kwiga sarangiye kwemera ko ari shere wawe none namubyumvishe erega tumaze imyaka 2 mwagize zingoni kubabera reka nze hari igihe dushobora kubonana nawe akatubwira uburyo ki agukunda kandi ari njyewe na kaminuza ugiye kurangiza ni njyewe wayikeye kaminuza namukubise mu 500 amanifomo n'ibiki byose ntago ari njye wabigura ariko uzi ageze mu wa gatatu ari kwiga medicine kandi ariko ubwo uguze inkweto namuguriye muri nuza muri rasoko hari imusanze oya irafone y'ubururu kazurebe noneho wikinga hagiye kuza yambaye nayo nguriye goyika njyewe noneho 18 dutegereze uwo yakunze ni njyewe oya buretse kuko njyewe dore n'ikimenyi dore impano yampaye iyi mpano murayibona uzi ko namuguriye phone y'ukiyanjye nakomeje kwitegereza iyi phone
ariko uzi ko ari yayindi namuguriye mani cyagiye ndi kukubwira telefone ngiye kugurira sheri wawe ni mwari mwajyanye ariko wa gatandatu nyine wowe umva ndi kubona yaje mutuze atubwire ikibazo akira vayo w'agakobwa mbeko nanshinze vayo we vayo urugutinya isi nibyo mumamagaye vayo akirita agarura hano weho gute udukinamo agapira akirita wabinkora koko oya ibi bintu nibyo cyandi kurota oya ibi nibyo mumamagaye aba bantu bose urabazi wowe hagarara hano tukubaza turabasore aba bantu bose urabazi udukina nk'agapira nyine uducangacanga dushaka decision yawe ikuvuyemo ari njyewe ari n'uyu nguyu ukunda nde rwose ni mumbabarire oya ni mumbabarire ukunda nde wowe gusa ndi gusaba imbabazi uri gusaba gusaba imbabazi muri twebwe twereka umuntu ukunda baby ukunda ku mafaranga 500 ya ibihumbi 500 nanakumanye ukunda nde ndi gusaba imbabazi rwose mumbabarire reka nze ndebe uyu se no utu dukweto si urwanje watwaye wowe kuramo bene wanyu oya ariko inkweto zawe naguze mereza igikoma cyanjye inkweto zawe ndazicyaje nase nanjye nkwishyuze mashini n'ibihumbi 600 byagira ntabwo byagendera ariko reka nze usigayemo ideni wowe telefone nakuguriye iri he nimemuko iyi ngiyi niyo nakuguriye ko nakuguriye shashi mbasabye imbabazi mumbabarire telefone yanjye iri hehe niyo ndi kukubaza akirita ki umva nkubaze telefone yanjye iri ahubwo se wowe na papa wawe yarayinsubiza na mama wawe muhuje uburyarya ubundi ko bakamenya nk'intuza katari kuvuga ahangaha ameze nk'igishusho igihe nakwigishaga uri kugereka akaguru ku kandi uri kuvuga ngo ni wowe nkunda ese kuri kumwifatisha nk'aho wakunze arega twarakundanye ibintu bya Mose yo bigabanya bazaneza telefone yawe ukira ahangaha cyomereza mashine sibyo ejo bundi kwa gatatu wasabye imbabazi mumbabarire oya nitonde banza umbwira telefone yanjye umwe muri mwebwe namwishyurira reka nze nkubwire umwe muri mwe namwishyurira inkweto zanjye nazibonye kumbi harapfa umuntu mugumane n'umukobwa wanyu ngewe ubundi reka mbe nigende zanjye nazikenyereye se ubundi amafaranga ko numva twakurundiye ubundi wayashyize simungaruye reka nze ngaruke noneho turebane iburetse sibyo wavuze ko umukunda nawe wavuze ko umukunda binavugwa se sha wavuze ko umukunda mufatanye mu mwishyurire telefone yanjye yinsubiza kuko niba atari ibyo harapfa umuntu kuwa gatanu harapfa umuntu pe sibyo oya nushaka kuyamuha ariko ngeneye shashi yanjye tuza gusubize wowe wambwiye ngo waranakoye mbwa na bene wawe tugusubiza giki nyine navuze ko mumukunda mwitangire nyine nje amereza ibyanjye oya ariko ntabwo urukundo we nawe wakuze warangiza aba batanze hano kwa sebukwe nta kazi kabi ibyo ngibyo nyine ntabwo ndeba tu 500 ndi kubona harapfa umuntu akirita ubwo ntanamwice nkamumanyura tu akirita nkamuvana ku ntoryi waraye kuvugisha nde ndi kuvugisha urabizi mani mumfate ntice umuntu wigize imbudu mani mumfate nje ku mafaranga yanjye bro nakuze ibihumbi 120 natakarije telefone wasabye imbabazi mumbabarire ariko uza nyine uyu we yaranagukoye sibyo nje narakoyesha esko tunywa inzoga tunywa ubusurira numira abajama ngo ahubwo se mufatanyije ubujura ngo ngwiki ndakubaje ibyo ntago biba ibintu muri kwanza nanakumanyura we jarapfa umuntu kandi nimutamfata mani wamfata nica umuntu wowe nimbura mfata ugutebe reka mbabwire sibyo amafaranga yaje nagenda telefone yanjye atayima reka mbabwire sibyo amafaranga yo naho nakubwiye nibyo namba sibyo nibyo ayo naho mbyina ntabwo ari make sibyo muko sigarana abagabo bawe ijyanire oya ntabwo namana tamaye telefone urakoze disi wabanyamwe nkamwe njyewe ntabwo twasigarana gutya ntabwo twasigarana gutya baretse kumwica bazamenyishura uri mu biti uramwica arangije kunyishura ufite twumvikana genda nzakwishyura telefone yanjye telefone yanjye uzayima telefone ibihumbi 120 nibyo natanze ubuse nkwayi wayeme nayo nari ibi mugumane na sheri wawe icyo ngaho ibugiye ubwo njyewe kansikuterera wowe iyo nawe ibutuje nuza mu biki 100 ariko urabizi uziko n'izo rinete zitayaguze we nubwo turi inshuti twamupfa ku mafaranga no umva nyine reka nza nkubwira ayo mafaranga wowe azakwishyura none se ibumure kuje gato mubaza sure ibumure kuje akirita urankunda nambukunda n'umutima bivuge urebe ko hari icyo kavuga
imitima z'abakobwa zisa n'amakara. Uribuka sheri, uribuka imitomo waneraga ngo ninjye musore urenze, ngo ninjye uzatuza kuri Merikire, ngo ninjye tuzibe yarinira muri Edeni. Reka kureba nk'isonzi yo mu rugezi. Urabyibuka? Reka kureba nk'isonzi yo mu rugezi, reba neza wowe tubwire. Uribuka ujya kunpresenta isiko ngo niba ari Karori kiriya gisaza cyandira amafaranga mukambwira ngo tuzabyarana umwana ngo tuzabyarana kandi kanana gatoya ngo kitwa Umunamba. Urabyibuka we? Akirita ndabwira kumbi pfukamana. Pfukamana niko nkubwiye. Pfukama se gusa ahubwo. Akirita we ndikubwira nde? Pfukamana. Ntabwo ushobora gupfukamana. Umva bro, jewe nta mikino mfite nta n'imishinyiko kuko ku mafaranga yanjye nakoreye ijoro. Nkubita ayo 400 yanjye usigare wiyaranje. Ni kubera iki? Uri abasore bane bose ukabagaragura. So ibyo ntago bindeba. Umereza 400 yanjye urayama cyangwa mite mucomokana tu usiranzi. Ya. Nta manzi yareba hano. Akirita kashi mane wa ku mafaranga ntacyo waje utubyiye. Uyu musore yagwaye 400. Bro na we baby. Yagwaye 400. We masikini musicyana nago na 400 na Yesu. Nago mwabirariye mukarya gahunga ukarara usura n'iki. Akirita turabwira nde? Akirita. Maganane yanjye ndayakeneye. Ikintu kitari kuvuga. Cyo mbwira ntikivuga kikareba ahubwo nk'inyegaruzi. Wowe nakureka ahubwo akagukoza ibyo ashaka. Njye yarabizi. Uretse no kumujana gusa ko siyunana mujana he. Nagatubiro kabasore haguruka nimudakeneye no kuvuga haguruka mwereke haguruka. Mani 400 yanjye urayama nigendere mbase. Haguruka. Akirita ndikubwira nde? We Akirita Wongera kuvuga mani 400 yanjye mwayamereje. Ariko reba hano turebe. Hano gukeneye no kundeba se. Ntabwo ukeneye no kundeba. Uyu mukobwa wigize atya. Umva bro, kuba katari kuvuga utyo nuko tutagatanyiye ngo tube twagahanitse hariya niyo mpamvu kari kwibebeza mani. Nigaguruka haguruka. Umva bro. Cyangwa maze nk'iminsi nyine n'iki cyari isugi nakuntu twagira nyine tukahita tukafata busiranze kuntu none ngakuramo sheke kuko ibyanje mani yarabihe nago yabigenda nurya kuko urabona ni input busi hano nta amafaranga kagafite ariko tugize n'iki mu nubwo adafite amafaranga ni mwiza agaturu arakeye nagukerere nge naganyereye ko reka nzemwe nago nyeneye ubusabwe ntabwo ukeneye ubusabwe Yisura umuture uri kuba ngo ni mwiza. Wishyura? Yes, 400 byamereza uje kumukoza ibyo usaba. Uretse ndebera uzana mucuruza. Wenda. Nikona munahuje mwe. Akirita. Andi ubwo twebwe turaniza umusenzi. Atamwereke. Tugafate tukajyane twigende. Bagiye.